Nongeye kubaha ikaze inshuti banyarwanda ndetse banyarwandakazi, nongeye kubifuriza kugira igitondo cyiza cyangwa se mbifurije igitondo cyiza abagiye mu mirimo, mbifurije kugira akazi keza kandi namwe mutari mwabasha kuvamo cyangwa se mudafite gahunda umunsi mwe hafasha gakonje mukavatire ku munsi turuhuke, namwe mbifurije kugira ikiruhuko cyiza. Amazina nitwa Aristide Ndayishimiye, ni Mugirente TV nkuko bisanzwe mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kitari burambirane. Ndi bugusabe just amatwi yawe kandi nkagusaba n'ibitekerezo byawe. Ese urabyumva ute? Ese urabibona ute? Ese birakwiye cyangwa ntibikwiye? Amakuru rero ari kuza ari kuvuga ahantu hitwa ahantu hazwi nk'aba inzu cyangwa se ingoro y'inzu y'umwami cyangwa se y'inzu ya Yezu, ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe. Aya makuru niyo ngiye kubazanira. Amakuru aravuga ko nyir'ubutaka iyi ngoro yubatseho cyangwa se iyi nyubako yubatseho ari gushyira amananiza ku bashaka kuri kiliziya akomeye cyane kandi ari umukristo wo kuri ubwo butaka. Niko bivugwa ngo ari gushyira amananiza, bo ibyo bari kwita amananiza. Uyu munsi amakuru yanjye cyangwa se ikiganiro cyanjye kiraza gutandukira cyane ku byo nsanzwe nkora. Murabizi ko akenshi na kenshi tuba turi mu by'intambara, abundi turimo tuvuga bino na bino bitagenda neza, ariko n'iki ngiki n'ubundi ndaza kukizana, ahubwo wowe niwo uri bugikrase bitewe n'uko ukibonye. Inkuru rero iravuga ko nyir'ubutaka bwegereye ubw'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango aravugaho amananiza batamutekerezagaho nk'umukristo wabo. Banyarwanda ndetse banyarwandakazi, ndagira ngo tujyane kuri iyi nkuru, ariko ndabasaba ikintu kimwe gusa bitari byinshi. Munyemerere gato, niba ari ubwa mbere uje kubana nanjye, ntibibagirwe gukora sabone cyangwa se subscribe. Ariko niwumva ikintu nkubwiye ari sawa cyangwa se igitekerezo cyangwa se amakuru nguhaye ari meza utari uyazi, ntibibagirwe kunkorera kuri like. Kandi noneho niwumva hari undi wenda wazagira ikibazo nk'iki cyangwa se agahura n'akarengane nk'aka, usangiza ikiganiro. Niyumva uko ibintu bimeze agasoma comment abantu batanze, wenda bizamufasha, icyo twita sharing. Noneho kandi nawe utanga igitekerezo niba koko iba ari kwita amananiza ari amananiza cyangwa se ari ukubeshya. Reka dutangire rero tuganire. Inkuru iravuga iti nyir'ubutaka bwegereye ubw'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango aravugwaho amananiza batamutekerezagaho nk'umukristo wabo. Mu kugurisha igice cy'ubutaka cyagombaga kwiyongera ku butaka bw'iyi ngoro ahazwi nko mu kibaya cy'Amahoro kugira ngo hubakwe kiliziya nini ifite ubushobozi bwo kwakira abantu benshi bahagana. Padiri Jean Marie Vianney Nizeyimana uyobora ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe ubwe yagize ati, aho twateganyaga kugura hari ku buso bwa hegitari 3,800. Yabanje nyir'ubwo butaka yabanje kuduca miliyoni 100. Turazishaka nk'abakristo, turazishaka nk'itorero. Zimaze kuboneka tugize ngo twishyure, aratubwira ati ndashaka miliyoni 150. Yewe nazo dukora uko twari dushoboye, turirya turimara, dukora iyo bwabaga, mbese dukoresha ikibuno n'ubwonko, nazo turazibona. Zimaze kuboneka kandi arongera ati, noneho bitewe n'uko amafaranga ari kugenda atagaciro, bitewe n'uko ibintu ku isoko biri kugenda bihenda, ibintu biri kugenda bigenda gutya na gutya bihindagurika, 150 narebye mbona ntacyo zamarira, mumpe 350. Nabwo bakora uko bari bashoboye, bararwana, bakora ibishoboka byose, barangije barayabona. Bagiye kuyamuha aravuga ati, rwose 350 mwarakerewe kubera ko hari abafite gahunda yo kumpa 500, none namwe nimumpa 500 ndayibaha. Nuko abakristo bakora uko bashoboye kose, 500 ziraboneka. Ariko kubera ko uyu mugabo nta yandi mahitamo cyangwa afite zahabu mu ntoki ze, arabwira ati, nshaka rwose bibaye byiza. Ngo yageze naho avuga ko ibikorwa biri ku butaka bwe yari yaragennye ko ari byo bizamufasha mu masaziro ye. bityo
bakaba bakwiye kumwishyura miliyoni 700. Uyu mugabo rero cyangwa se uyu muturage ufite ubutaka bungana na hegitari 3 n'ibice 8, ubwo n'ibice 8, heke 3 n'ibice 8, ubwo ni hafi heke enye cyangwa se hegitari enye. Ubundi izi hegitari enye mureba, n'ubundi zikwiriye miliyoni 4. Ntabwo ari ukukubeshya. Hegitari enye muri kubona zikwiriye miliyoni 4, ndavuga zikwiriye 1 million. Zikwiriye ahangaha uyu muntu ibintu arimo ntabwo abizi. Hegitari enye mu gihugu ndimo zigura miliyoni katurebe 3, 9, 12, ntabwo zarenza miliyoni 15. Hegitari enye zuzuye ntabwo zarenza miliyoni 15 z'amanyarwanda. Hegitari enye gusa miliyoni 15, ngo miliyoni 15 ubundi baye miliyoni, ubwo ngubwo turavuga miliyoni imwe y'amanyarwanda ibamo 2 n'igice, ubwo 2 n'eshanu, 4 ni 10, miliyoni 10. Miliyoni ubwo niba ari miliyoni 10, miliyoni 2 n'ibihumbi 500, akaba uguze hegitari imwe. Miliyoni 2 n'ibihumbi 500, ubwo si miliyoni 5, akaba uguze hegitari 2. Miliyoni 10 cyangwa 11 nizo, ubwo harimo miliyoni 4 cyangwa 6 z'amanyarwanda. Miliyoni 4 kuri 6 z'amanyarwanda ubona hegitari 4 cyangwa 5 z'ubutaka kandi bwera bukungahaye kufu, mbese bwera pe. Miliyoni 6 z'amanyarwanda ushobora kuziguramo hegitari 4 ugahinga ukanezerwa, ibintu bikaba mama wararaye. None uyu nguyu ari kugurisha miliyoni 3 ku butaka bw'u Rwanda. Ku butaka bw'u Rwanda miliyoni 3 n'ibihumbi miliyoni 700. Ari kugurisha hegitari 3 zonyine, 3 n'ibice 8, 3 n'ibice 8, ukazigurisha miliyoni 700, hafi miliyoni, hafi billion, 1 billion. Ibyo ntibibaho, nta nubwo bizigera bibaho. Rero icyo impamvu nazanye iyi nkuru, nagira ngo nze kugira ngo ngire umusanzu wanjye ntanga. Nibyo koko uyu mugabo ubutaka nubwe nkuko bivugwa, ahubwo ikibazo ari kwibagirwa ko ari mu gihugu cy'u Rwanda. Baze bamusabe patante, baze bamusabe imisoro y'ubutaka, baze bamusabe bya bindi byose, usange araza kwikanga niba muha n'ibihumbi 100 byonyine, nk'ibihumbi 100 ari bushyire bugeri. Uyu mugabo bamuhaye miliyoni 500 ari gushaka, cyangwa se 350 ari gushaka. Izi miliyoni 350 gahe kuri hegitari 3 n'ibice 8, bakamuha miliyoni 350, miliyoni 350. Ndakubwiza ukuri, wajya mu gihugu ntari buvuga izina ukubaka etaje, wamara kubaka etaje ukagura hariya Kawundo, zino modoka za hariya zigura miliyoni 80 cyangwa 70 z'amashiringi. Wamara kugura miliyoni 70 hariya, ukaba ufitemo ubutaka bugera kuri hegitari nka 20. Kubera iki nta bwenge mugira? Kubera iki nta bwenge mugira? Miliyoni 350 ngo urashaka amasaziro, hegitari 3 n'ibice 8 ugasaba miliyoni 350, bakazihuka za 500 ukazanga ngo ni amasazi. Uwishe ntaririrwa, reka bari ko ntangira mvuga. Ariko icyo nagomba kuvuga ni kimwe, uyu yatubwiye ati wibagiwe neza ko ari mu Rwanda. Cyambere cyo ufite amahirwe 30% yo kubura byose nk'ingati imene. Ndabwira uwo musaza uri kwanga amafaranga. Icya kabiri, ufite amahirwe 50 yo kubazwa aho iryo taka warikuye, cyase rigashyirwa ku muntu runaka, ninjya kubijyana mu buryo bwa politike cyase mu buryo bugoye mwihangana. Ariko ntinza kuvuga ko
niba byago kereka niba uri umucikacumu nabwo barabavuga ati wagiye mu itaka ritari iryawe. Ntabwo ari kera, bishobora kuba uyu mwaka ukarangira bakwihoreye, ariko umwaka utaha n'ubu utarahatanga ntabwo uzabirokoka. Mbikubwiye nonaha ntibiraba, ariko mbikubwiye nk'umuntu umaze kwitegereza miliyoni 350 tugiye kubara. Mugabo niba bishoboka uyu mugabo mu mpama nimero ye, muhamagare mu ikarita, nk'umuvuni barimo ntabwo abizi. Bajyana nubwo bagwa miliyoni 500 azanga ngo ushaka 700. Ntabwo abahungu baramenya ibyo ari byo, ntabwo abahungu baramenya ibyo ari byo, uraza kubyemera. Icyambere barashaka kubaka inzu, barashaka kubaka igikorwa cy'umurimo w'Imana, ariko abariko mvuga, ariko nyine nabo ubwabo baba bifitemo inyungu kubera ko baka amaturo. Icya kabiri baka ibya 10, icya gatatu batabaka imisanzu n'ibintu byinshi. Nabo ntabwo bapfa kugura ahantu nkaho ngaho nta nyungu babifitemo, ntibibaho. Ntabwo washora mu cyo utungukamo, ntabwo ushobora gushyira amafaranga mu bitagufitiye umumaro. Ariko rero nawe wiprofitiye okaziyo ngo witwaza amahirwe wabonye wa mugani yo kuba ufite ubutaka bukenewe ngo ujye gukandamiza abantu, kuko iyo ukanze izuru cyane riva amaraso. Koresha ubwenge. Uyu mwaka nubona ugize umugisha bakagutwa udufaranga, uve mu nzira ushaka handi hantu ushaka kujya mu Burundi ujyanye izo miliyoni 350. Nubwo wajyana y'ijana, izindi 250 ukazireka kuri konte mu Rwanda, ukajyana 100 mu Burundi, waba biliyoneri. Watangira kurangura za Dubai ukarangura za China. Ariko ubwenge bwanyu sinzi ukuntu bumeze. Ubwejo baraje baguturumbure bakwirukankane, utangire kumamagara ku matelefone ngo ni ngewe ngo wari ufite ngo ubutaka, ngo ni ngewe ngo benshi bajya bamamagara kandi bababwira ni ngewe. Ntabwo ndi ukuri kw'Imana. Ngewe niba udashobora kureba ikibazo kiri kuza ngo kirengagize, ngo kirwanye, ukora uko ushobora byose, ukora uko ushoboye kose ugihagarike. Nk'ubu si uyu mugabo cyangwa uyu muryango uri kwanga amafaranga angana gutya bakajya mu magorane. Uyu munsi none niba mwakubutaka bakavuga ko bwari ubw'umucikacumu bishe bakabarisha imirambo ye, aravuga ko ari ndumurenganyije. Uyu munsi se nibaza kumusaba imisoro kuri ubwo butaka, bakamusaba ibyangombwa byerekana uko yabubonye, araza kuvuga ngo iki? Ese tuve kuri ibyo, niba aramuka bahashyize muri zone y'amanegeka, tuve no kuri ibyo. Ese niba aramuka bahazanye ibikorwa remezo by'igihugu, igihugu kikakugurira bya bindi bisanzwe, atari ukuvuga ngo ari ukubera ko bahazanye, tuvuge bashobora guhita bavuga bati tugiye kwashyira amavuriro, tugiye kwashyira ibitabo, tugiye kwanyuza umuhanda, tugiye kwashyira ikibuga cy'umupira, tugiye kwashyira hoteli runaka. Mbese bakaza mu buryo bwo kuguhombya, kandi mu gihe gito bakagurisha iyo ngoro ya Yezu nyirimo. Ndetse ko Yesu nta nubwo yubatse, wenda bo barabyubatse barabimwitiriye. Abanyarwanda tujye tubasha kwitegereza, turebe situwasiyo iri mu gihugu, turebe n'igihe nuko ibintu bimeze, dukoresha ubusesenguzi, dukoresha amaso areba kure, kuko uyu munsi none haracyari amahirwe menshi yo ko uyu mugabo agomba kujya imageragere. Haracyari amahirwe menshi yo ko uyu mugabo agomba kuvutswa ubutaka bwe bwose ntahabwe namba n'ipfumuye. Amahirwe aracyari ari menshi, ahubwo nkaba natangaga umusanzu nge ku ruhande rwanjye. Ni uburenganzira bwawe kwagurisha amafaranga ushaka, ni uburenganzira bwawe kubugurisha uwo ushaka, ariko ntibagirwe ko kandi igihugu gifite amategeko ari hejuru yawe, gishobora gukoresha ibintu byinshi bishoboka mu buryo bwo kuguhombya mu gihe bo babonye bifitiye inyungu igihugu. Urugero, aba bantu bashobora kuvuga bati buriya butaka turabukeneye, turatanga imisoro y'imyaka iyi n'iyi, bagasanga wowe ntacyo bamariye. Ni ukuri kw'Imana uzabubura. Icyo nagusabaga rero mugabo, ntarajya mu bitekerezo ngo mbabwire uko abantu bagiye bavuga muri comment cyangwa uko abantu batanze ku iki gitekerezo kw'iyi nkuru. Koresha ubwenge, wishukwa cyane n'abakuri impande, kuko abenshi barakubwira ngo ngo ufite imari, ngo ufite zahabu, kandi abaza kugushuka bakubwira ni hurize. Ejo n'ejo bundi cyangwa se iyo mumaze kuganira nibo bajya gutanga urugambo, bakajya kuvuga ukuntu wiyemera, bakajya kuvuga ukuntu uri ikigoryi, bakajya kuvuga ukuntu nta n'ijana bazaguha. Koresha ubwenge bwawe. Nibyo Imana yaguhaye itaka rihenze, rirakenewe, ariko koresha ubwenge. John yavuze ati ko numva se asa nk'utazi ko atuye mu Rwanda. Kuva harimo ifaranga leta izahamwaka ihigurishirize abo bapadiri.
ntagira imana azajyanwa imagerage. Ubwo wumve ko nuko uzaba ugize imana harimo n'andi mahirwe yuko wapfa, harimo n'andi mahirwe yuko wahunga igihugu ushaka benda kukwica cyangwa se batangiye kugutera ubwoba. Ubwo ngubwo ni umukunzi wacu niko yavuze. Undi yavuze ati ese ni gute imana ishima ibyo yaguhaye warangiza ukayigora koko? Sinshyigikiye ko bamuhenda ariko nawe kugorana sibyo. Urakoze cyane inshuti yanjye. Kiliziya nta muntu ishyiramo nta muntu ishyiramo imiyaga no kuwisengeramo ni nko kugira ngo uhaze amarangamutima yawe ko ufite idini ariko ntacyo yakoroherezaho pe. Uba masera cyangwa furere wakora imirimo ibyara inyungu hagahembwa kominote ubamo kandi barumuna bawe n'abashiki bawe bakennye baguze ahandi se ntibuhari ko leta nihakenera we izahamukura nta n'igiceri imuhaye agasigara arira mu myotsi. Hari hafite agaciro kuko hegeranye na Kiliziya, none kuva igiye kuhava bizaba birangiye. Uragira ngo wumve birashobora no kugihimura bagashaka kandi hantu bayishyira. Ni ibintu simple kandi hakwegere. Ngo uburenganzira bw'umuturage bwubahirizwe ijana ku rindi kuko ubutaka mu Rwanda ni imari ishyushye kandi ikomeye. Ubwo rero niba Kiliziya Gatolika ibushaka bamuha amafaranga azamutunga n'umuryango we wose ndetse n'abuzukuru be bose azabatunga. Ubukirisitu ntabwo baburya ngo baburarire. Uwo ni umuvandimwe Gatete niko yavuze Mike. Uriya yitwa Jean Kalisa arababwira ati ndiwe nabaca miliyari kuko niho nawe ateze amakiriro. Gusa nanone aba bantu baba bashukana ntabwo ari neza. Undi yavuze ati yitwa Manibaho Daniel ngo ariko ntimukitwaze bimwe na bimwe ngo mucinyize umuntu, nibamuha amafaranga ashaka nawe atere imbere. Kuba umukirisitu ntibihindura umuntu injiji. Ni imitekerereze ya Maniriho. Uriya yitwa umujyanama aratubwira ati niba bashaka kugura baragira ngo ateshe agaciro ubutaka bwe kuko ari umunyetorero kandi nta sakaramentu azahabwa na Kiliziya ataryishyuye. Nibubaka na toilette azajya yishyuzwa uko agiyeyo. Ikindi kandi Kiliziya ntizamugaburira abana. Rero umutungo w'umuturage uhabwe agaciro. Please uyitwa gukora ni kare. Please kugurisha si itegeko. Niba ari umuhanda benda kuhanyuza it's okay, habeho igena agaciro. Ariko niba ari ubwumvikane urasakuza ku mutungo w'abandi gute? Amaturo bayagura bigeze amaturo bayoragura bigeze bamuhaho. Ibi ni ibitekerezo by'abantu bagiye batugezaho. None se niba mwemeranwa miliyoni 100 ntimuhite mwishyura hagacamo igihe, wibaza ko ubutaka buba butabara? Nibyo nahoze mbabwira bwanyu, bitewe n'imyaka, bitewe n'ibihe, bitewe n'ibintu ukuntu bigenda bizamuka. Hari n'igihe bizagera ku 1 billion, ariko nibigera kuri billion imwe cyangwa kuri bike mwita billiard cyangwa se miliyari imwe, shanda kurahiye wa muturage. Uko mutinda kumwishyura ifaranga riba riri guta agaciro. Nimba abatsi 150 ikiro cy'isukari kigura 800 mukajya kuyashaka mukayabona kigeze ku 1800, urumva ko za 150 nta gaciro zigifite ku isoko? Abumva mwumve namwe mutubwire uyu muturage cyangwa se uyu munyamuryango washatse kugenda yuriza barashaka kugura ubutaka bungana na hegitari 3.8. Umusaza yabaciye miliyoni 700, ariko biterwa nuko bagiye batinda. None bo batangiye kuvanga ari kubashyiraho amananiza batamukekagaho kandi ngo ari umukirisitu. None ndagira ngo mbabaze, kuko ari umukirisitu tumwemerere apfire muri Yezu, ejo azasazire ku muhanda kandi yari afite ubutaka, ejo azasaza asabiriza cyangwa abana be bajye ku muhanda bahinduke mayibobo kandi yari afite agomba kubatungira? Cyangwa Kiliziya ibitekerezeho nibona itabishoboye
ibanze yashake umunsi yayagejeje izakora ibikwiye. Ni na Aristide Ndayishimiye ngusigiye ikibazo wowe mugenzi wanjye, aba navandimwe niko batubwiraga, wowe urabyumva ute? Umwanya n'uwawe, gira umunsi mwiza.